Bakunzi ba YouTube channel yacu tubanje kubashimira kuba muri kugenda mudushyigikira. Inkuru yanjye y'uyu munsi rero ni inkuru y'ukuntu naje kurongorwa n'umukozi wakoraga iwacu mu rugo. Akabaza uti byagenze biti ukuntu yanganyaguje. Uwo mukozi wacu yitwaga Hakimu. Umukozi wacu yaje kudukorera mu rugo ari papa umuzanye. Ubwo rero ahangora afite imyaka 17, nta kibazo rwose, abantu umukozi turamukunda nta ribi. Ubwo Hakimu akaba nawe yari afite imyaka 19, ariko akaba ari wa muntu witonda pe, ubona ko witonda mbese ari inkoko mbese basa nk'aho batoraguye mu ruteme. Uwo Hakimu yaraje adukorera akazi hafi amezi 2, akazi aragakora neza, aragakora, ariko arabizi nawe iyo umuntu ari muri adolesa biba ari ibintu bikomeye cyane. Uwo Hakimu yagize gutya rero ati nkajya kwirira inkumi, ariko nanjye ibintu byo kurya inkumi ntabwo nari mbizi neza. Ubwo ngubwo Hakimu abagize gutya yahembwe, aba yitahaniye agakobwa, dore ko yari umuzamu n'ubundi anakora n'akazi ko mu rugo. Hakaba hari inzu y'izamu yabaga ku muryango, ka kazi abazamu baba barimo bareba kuri gate neza. Ubwo Hakimu nkaba nari naramucunze ngira ngo ndebe niba koko ibyo bintu abikora. Hakimu abagize gutya ahagana ku mugoroba aba yatumiye inkumi. Ye kubona mbona haje inkumi nziza y'amabuno nziza iteye neza koko, inkumi iteye amabengeza pe. Ubwo ngubwo Hakimu bayihaye karibu, ibirinjiye muri ka kazu. Hakimu rero akaba ari umuntu winyweraga inzoga, yinywera na za nzoga z'amarikeri. Inkumi bayikubise rikeri, inkumi ayikubise rikeri, inkumi iranywa. Ubwo ndimo ndabacunga ndebe ko aricyo bakora. Inkumi yashize umwanya ikanzu biyikuyemo, ibisigaranye agakora n'akandi kantu k'agasengeri kambaye ku mabere. Ndavuga none yahiye. Ubwo Hakimu ati n'ubundi ni ibintu ashakaga nta kibazo, aba aratangiye ashishiriye umukobwa. Noneho njyewe ikintu cyanyicaga, uko amushishira niko nanjye numvaga mbishaka. Uko amushishira nkumva nanjye nkumva byakaze. Ariko Hakimu nkaba nari natinye kumubwira ibyo bintu, dore ko buriya abakobwa natwe dushiriramo nta mukobwa witeretera. Kuko Hakimu icyambere avuga koga dushe ndi kumureba, akajya koga dushe amatuza aririya ndi mureba rwose numva ari umusore mwiza. Ariko nkabura uko mbimubwira bitewe n'uko yari yarazanywe na papa, kandi byongeye akaba ari umukozi wo mu rugo. Ubwo Hakimu umukobwa baramwatatse, umukobwa baramurongoye, uko umukobwa ataka nkumva ndi kubishaka, uko umukobwa ataka nkumva ndimo ndabishaka, nkumva byakaze. Bigeze kuri finali, umukobwa arangije kuri finali, ntumva nanjye byakomeye hasi da. Ubwo ngubwo Hakimu bigeze nka 5:30 umukobwa aramusezerera umukobwa aragenda, ariko yabanje kwanga kugenda. Ubwo navuga nti ku mutima, navuga nti cya gikobwa cyavuye mu nzira nkagenda Hakimu agakozaho, n'ubundi ngo ntacyo bitwaye, ko n'ubundi ari umukozi wacu. Ubwo ngubwo ahantu nari nicaye gutya, nari negereye igice cy'ibati. Mu gihe umukobwa kiganyaguza ngo iki n'iki yanze kugenda, igice cy'ibati sinzi nagikomye kiba kirahirimye hasi ngo pow. Kirimye no hasi ngo pow, mpita nihisha ku kibumbano cy'indabyo cyari aho ngaho, mpita nyomboka nsubira mu nzu. Ubwo Hakimu ubwo ahita asohoka aza kureba ikibaye. Aje kureba ikibaye, ubwo ngubwo umukobwa ahita yambara vuba, umukobwa baciyeho. Ubwo nanjye ashize akanya ndaza gake
Birakemye ntacyo bigenze biteke ni iki kibaye. Ubwo abapapa baba baryamye nyine bari mu byumba byo hirya birebire, mu byumba nyine utabasha kumva ibyo hanze. Hakimu ati bati manza ari imbere ikomye ribati, ati nta kindi kindi. Ubwo naragiye Hakimu ndamwegera cyane pe. Hakimu ati dorere, ati se kandi wowe ko umukobwa wa bosi ushaka iki aha ngaha? Ati Hakimu ati suba ikintu nshaka ntore ko cyumva, ati so wowe ntukoze? Ati ubwo Hakimu bitewe n'ukuntu yari yanyweye inzoga, Hakimu yaranteruye abankubise ku kantu aryamaho. Umuhungu nahumbije gatoya yayishyizemo pe. Aranyatura koko, aranyatura, ariko mu kunyatura kwiwe numvise bidasanzwe, kubera ko yaransugiye, urumva nari isugi. Yashyizemo bwa mbere ndeba butaka, navuga noneho ni intaka ndaba nihaye abantu. Ashyizemo bwa kabiri abantu numva noneho ni ibisazi. Ashyizemo bwa gatatu numva aratatamuye pepepe. Nta kintu nabwo ni Hakimu we tugira gake mwana. Ubwo uwo munsi Hakimu niwe wansugiye, ubwo ngubwo bukeye bwaho numva nasaze, numva none ibintu ndi kubishaka cyane. Nasubiyemo nkura kimuhata aragitatamuza, mva umuhungu arayamena pepepe, arayamena, ariko arambwira ati shati nubwo uri umukobwa wa bosi rero tubu byadukomerana. Hakimu arambaza ati ese ubu ndamutse nguteye inda byagenda bite? Ubwo rero nanjye kubera ubwenge buke cyane ndamubwira ati se ati ndaburiye ati umuntu yapfa kuyifata? Hakimu nawe kubera yari azi ubwenge cyane arambwira ngo ari mu gihe kitari cyo gutera inda. Ubwo nanjye iby'inda sinari mbizi nyine. Ubwo Hakimu arandongora, hashize nk'ibyumweru bibiri bisaga bitatu, numva ntangiye kujya ngenda mbyimba mu nda gake gake, numva ndi kugenda nciragura. None nibaza niko naryaga neza ibiryo nkabifotora, nkumva ndi umusore nkumva ameze neza, aho ndi kugenda ngondama byagenze bite? Kumbi Hakimu ikimasa cyagezemo kera. Hakimu umwana yamushyizemo. Ubwo mama wanjye aba aranyitegereje ku jisho, asanga ijisho ryaramenetse pe, ryarahiye ahubwo. Arambaza ati none se njye nitwa Fani, ati none se Fani, ati ko mbona wagira ngo uratwite, iyo nda wayikuye he? Ati buriya mw'abantu, ati buriya ababyeyi bacu ni abahanga, atakureba ku birenge akareba no mu jisho agahita amenya ko utwite. Ati icyo gihe narambwiye ati ntabwo ntwite, ati ibyo ngibyo ati wenda ni ibiyoka ngwaye. Nyina ati nyuma y'ukwezi nzabibona. Ubwo nahise ngura igipira ndatangira nkajya nihishahisha, kanakifubika izuba riva. Ariko ubwo ngubwo amaherezo n'ubundi byaje kurangira ntigaragaye. Hakimu akanyambwira ati shati ni wowe wanyizaniye, ati nyine nakubwiye ko nari mu gihe cyo gutera inda, nawe uraza unyihambiraho ngo ningukorere. Ati kandi kiriya gihe nari maze kwirongorera undi mukobwa numva nta kibazo. Ati wamfatiranye n'akayoga, ati kandi urumva nawe umusinzi ntabwo aba areba neza. Ati rwose rero, ati wowe uwo kwa bosi n'ubundi bazagufasha. Ariko gusa umwana wanjye ndamwemera pe, ati nta kibazo, ati gusa nawe ndakwemera ntacyo kuguha mfite, tubwo nagushyira he? Umukobwa rero iyo yaje kubyara wa mwana, amaze kubyara wa mwana akajya ajya gusura se, isi yari atagikora aho ngaho. Ariko nyuma baje kubana rero, ise w'umukobwa yaje kuzamura wa muhungu mu ntera, amuha akazi ko gucuruza imodoka. Ubu umukobwa ari mu bisubizo yarashubijwe kubera umubare wo mu rugo wamutikuyeho rimwe gusa. Ibyo byaje guhita bivamo umugisha. Ubu umukobwa rero ari mu bisubizo, arimo arashima Imana ati umugabo wanjye namukuye mu rugo iwacu, ubu nta kibazo na gito mfite.